breaks it. A very good afternoon, ladies and gentlemen, our esteemed subscribers, followers, ewana abantu mudukurikira mwese turabashuze kuri aya masaha aka kanya. You are watching Maniragaba Aman on your screen. I'm so hyped, so pumped kuba turi kuri Tinyuka Turashoboye TV. Rero hano ndi kumwe n'umutumira, actually ntago ari umutumira. You already know his name, you already know him. Aba ibiganiro bitandukanye, abakubita amashow menshi muri rusange. Rero uyu munsi namuzanye kugira ngo ngire ibibazo mu mubaza, and that is a piece of cake. Araza kubisubiza kabisa, araza kubisubiza. At this momentous occasion, let me welcome our guest, our visitor muri studio za Tinyuka Turashoboye. Bimeze bite? Bimeze neza cyane. Amazina ngo ni indariko. Amazina ni Hategekimana Olivier, ubarizwa kuri Tinyuka Turashoboye TV. Actually niwe founder, niwe co-founder wa Tinyuka Turashoboye TV. Yeah, niko bimeze kabisa. Ibyo mvuga niko bimeze. ubwo murabyumva. Agari ibihu. Namwakiriye ariko namwakiriye amaze kunyakira. Thank you for the hospitality, man. Thank you, my brother. Okay. Tugiye gutangira rero show yacu, ngiye kumubaza ibibazo byinshi mwagiye mutwandikira mutubaza ati ese uyu muntu wa Tinyuka Turashoboye bimeze bite, katubwira ku biganiro bitandukanye, katubwira ku buzima bw'abandi. Let's now talk about his life. Let us talk about his testimony. Agiye kuduha testimony yiwe. So ndatangira nkubaza ikibazo twinjira mu kiganiro. Sasa ndashaka kukubaza ubundi, Tinyuka Turashoboye ni TV imeze gute? Dusobanurire muri rusange, yica nikora iki, yatangiye ryari, ibiganiro bizajya bicaho ni ibi? Tinyuka Turashoboye rero ni YouTube channel izajya ivuga ku bantu bamugaye bose muri rusange, abana, abagore, abasaza n'abakecuru bose. Ikaba yaratangiye rero, wigeze kumaza ngo yatangiye ryari? Itangiye imaze amezi 4. Ubu ngubu ifite abasubscribers 180 n'abangaye, ariko nta kabuze n'abandi turabakeneye, nibabanguke kabisa. Okay. You understand? Ubu nguyu ni Hategekimana Olivier. Channel rero turashaka kuyi boosting. Yes? Ni bande bo kuyi boostinga? You guys, let us subscribe, let us watch the videos around. Mu commenting, mutubwire, muduhe feedback tumenye, kuko ntago turi kubwira passive audience, turi kubwira mwebwe mudukurikira buri kanya. Mu commenting rero tumenye ibiganiro tuzajya tuba. Rego twinjiye mu kiganiro rero. Olivier, ndashaka kukubaza ubundi muri make Olivier ni muntu ki? Aturuka hehe? Niba ari n'amashuri uri kwiga utubwire uri kwiga hehe, udusobanurire tubanze tumenye Olivier muri rusange ni muntu ki? Yes. Olivier ni umuhungu ufite ubumuga, akaba abarizwa hano i Kigali muri Kicukiro, ariko iwacu kavukira akaba ari muri Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Aho ngeze hano nkaba ndimo kwiga hano muri Mount Kigali University, nkaba ndimo kwigamo itangazamakuru. Nkaba ngeze mu wa kabiri, icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Olivier, uri kwiga itangazamakuru. Yes. Niki cyatumye ufata decision yo kujya kwiga itangazamakuru? Na cyane ko wenda, as we all know, disability ntago ari inability. Yes, disability is not inability. Yego. Yeah. Ntago bivuze ko uko ufite cyangwa ubana n'ubumuga
byakubuza gukora ibintu bitandukanye, ariko umuntu ashobora guhita yibaza kubera iki wahisemo itangazamakuru. Byatewe n'iki? Ese byatewe n'uko wabishakaga cyangwa byatewe n'ubumuga? Uradusobanurira muri make. oya ntabwo byatewe n'ubumuga, nta nubwo urebye byaterwaga n'uko nayo mbishaka. Nanone aho byaturutse ahandi, ngewe ubundi segonderi nize hege, ni amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Nakuze numva ibintu by'imiziki, amakuru cyane, ku buryo no mu rugo kabisa bazimyaga radiyo, tukaba twanashwana, kandi gushwana n'ababyeyi tuzi ko atari ibintu biba biri necessary, biba bifututse. Nkavuga ati rero ngewe ngomba kuziga itangazamakuru byanze bikunze, paka kugeza igihe nzumva yuko ubwonko bwanjye bugize uti bunaniwe ariko ntabwo buzananirwa, ntabwo buzananirwa kabisa. Here we go. Olivier on the microphone. Olivier, Yes. urakoze cyane kuba udusobanurira impamvu uri kwiga itangazamakuru, ariko se tutarinjira neza mu buzima bwawe indani, Yes. utarabwinjiramo, tubwire ubona itangazamakuru rigufavoriza cyangwa se rigufasha kugera ku ntego zawe? Yes. Itangazamakuru ni ryiza cyane, riramfavoriza, rishaka ngewe uko mbibona ubundi buzima umunsi ku wundi. Iyo numva amakuru y'abari abanyamakuru bakuru bacu, numva ibintu bavuga nyine uburyo bayavugamo kabisa, bayavuga neza, nanjye nibyo nshaka kuzageraho. Byanashoboka nkazajya nandika n'inkuru mu itangazamakuru kabisa, nkajya njya no kuri teri ngakora nta kibazo, nitaye ngo Okay. Noneho iyi session noneho twinjiye mu buzima bwawe. nta kibazo. Baca umugani mu kinyarwanda bakavuga ngo iyihuse ngo yageze gute? Baraza kutubwira muri comment. Muri comment baze kutubwira kabisa, nizere ko iyihuse yagize gute. Rero twebwe ntabwo twihuse, turashaka kumenya ubuzima bwa Olivier bwimbitse. Rero Olivier, ugiye kutubwira urugendo rwawe rwo guturuka i Rulindo, nk'uko watangiye bitubwira waturitse i Rulindo, urugendo rwawe rwo guturuka i Rulindo ukisanga muri Kigali, uri kwiga Mount Kigali. Dusobanurire, utubwire mu mwaka wa mbere sofa uko bimeze. Uko naturutse i Rulindo ubundi, yari ko ubugira neza n'imvugo ubugira neza, aho nawe urabyumva, ni ubugira neza bw'umuntu washatse kumfasha, kuko yabonye na prayinze muri UR, banze kumfata, ariko kwanga kumfata ntabwo nari mfite amanota make, my friend. Nari mfite amanota menshi, wumve ngo nari mfite 56 kuri 60 niyo twakoreragaho 2023, ariko abonye nyine admission yanjye igarutse yari not admitted, ahita avuga ati hariya hari umwana utubona afite ubwenge kandi tubona afite ubushake bwo kwiga. Aravuga ati ahita avuga ati reka murihire ajya kwiga. So nibwo naje nkavuga ati reka nshaka ikigo nakwigamo, nshaka n'icyo nakwiga, mpita ntekereza ku itangazamakuru, ndavuga ati se ko n'ubundi amakuru nyakunda no kuyavuga ko nabishobora nabibasha, nagize akaba ariyo nigiramo mwigamo, ko byanze kunze nazajya niboneramo n'akazi cyangwa se n'ibiraka. Nuko rero ubwo ndaza ku bw'ubufasha bw'umuvandimwe, ndaza ndiga, umwaka wa mbere urarangiye, ubu nibwo ndi mu mwaka wa kabiri. Hajye ubwo ikibazo cya kabiri cyagiraga, ikibazo cya kabiri none uratubwira, tumaze kudusobanurira ubuzima uvuye muri Rulindo, uko wisanze wageze muri kaminuza. Ntabwo wari watubwiye ko wize waprayinze muri UR, ariko nayo ni témoignage nziza. None ugiye kutubwira ubuzima bwawe muri Mount Kigali. Utubwiye ko umaze mu mwaka umwe, utubwire uwo mwaka umwe sofa bimeze bite, challenges, ukuntu ubona aba classmate bagufata, n'uburyo ubona amasomo y'ibijyanye na journalism, cyane ko ari byo uri mu mwaka kanya. Ubuzima bw'i Kigali rero tubujeho, ubuzima bw'i Kigali bwo buragoye cyane na n'ubu.
ariko nyine hari ukuntu umuntu abugendamo kandi bigakunda bitewe n'imigisha agendana n'Imana ibe muri hafi. Ariko tukavuga ati se ko birimo kwanga bikagorana umunsi ku wundi, nta kiraka ntaho umuntu arakura n'ijana ku munsi, umuntu arabyuka ajya kwiga, tubifate duti. So nuko kwitabaza inshuti n'abavandimwe bagenda bagira bamba hafi. Ni ukuvuga ati wenda hari uwaza kwandika muri comment akavuga ati se nta muryango afite, ariko umuryango ndawufite pe, ariko nyine hari igihe uvukira mu muryango ugasanga ntago bageze ute bishoboye, wowe ugakoresha iki inzira zawe bitewe n'ukuntu ubwenge ufite nyine kwishakira inzira. Ariko n'umwana aracuka akava ku ibere rya nyina, ntago nanjye navuze ati ngewe mfite ubumuga ngo ngiye kwirirwa natega amaboko mu nzira ibiki n'ibiki, oya, navuze ati ngewe reka ngende nige iby'Imana yakoze ni segonderi n'ubundi n'ibindi sabikora. Noneho mu ishuri rya journalisme uko abandi bagufata, uko ubona ibintu, ubibona ute? Ubona bagufata gute? Ese abarimu bagufata gute? Niba ari wowe ufite ubumuga mu ishuri ryanyu, niba hari n'abandi bafite ubumuga, ese babafata mbate? Mubona amasomo agenda gute nk'abantu bafite ubumuga mwiga muri Mount Kigali? Noneho basically muri journalism. Yes. Uko abanyeshuri bagenzi banjye bamfata rwose mbona nta kibazo cyabo, ntibita ngo wenda ako kantu karagira ute, kara confusing kuba bavuga ati hariya hari umuntu muri class ufite ubumuga, reka tugerageze turebe ko twamutegurira ibisabwa byose. Wenda nimba ari intebe akagenda nkabona umuvandimwe arayinze nayishyize hano, nibwo bufasha bwa mbere. Ubundi bajya bakora cyane cyane nk'aho hafi aho, bakongera akavuga ati se none turebe n'ubuzima bayemo, wenda bagenzi babo mfite n'abashuti banjye, reka hari igihe baza no kunsura mu rugo pe, bakaza bakansura tukaganiraho mba nta kibazo n'iki, ariko usanga ari ibintu bishimishije cyane kuko banyitaho cyane pe. Ariko n'inshuti n'abavandimwe hirya no hino iyo byakunze nuko. Ariko nanone iyo turebye ku barimu n'abaregicara bacu, abo twita abarimu, abaregicara muri kaminuza kabisa, nabo nta kibazo, nta muntu n'umwe urantoteza kugeza na n'ubu, nta muntu urandeba nabi, kandi ndakora bikabashimisha, bakama amanota yanjye nk'uko nayakoreye, nimba ari na groupe twakoreyemo kabisa bakavuga ati uriya muhungu kuki ubona ari abantu bari support. Yes, baba bashaka kugira ngo nanjye nzagire iyongera kabisa, kandi ariko nakoze ntago baguye icyo utakoreye, ariko nanjye nshyiramo imbaraga mfite nkazigaragaza yuko hari icyo nshoboye. Olivier, dusoza ikiganiro cyacu, ndagira ngo ugire nk'inama waha abandi bajene bagenzi bawe, specifically uravuga ku bafite ubumuga. Yes. Ni iyihe nama wagira umuntu ufite ubumuga? Hari na benshi batinya kujya kwiga muri kaminuza kandi bafite amanota nk'ayo wari ufite, ni amanota menshi cyane. Hari n'abayandishije ariko nyine bakiri hariya bicaye. Ni iyihe nama wabagira sasa? Rero ikintu cya mbere ngewe njyana mvugaho buri gihe, ntibatinyuke, tinyuka nyine, tinyuka. Nabyumva no kuri iriya YouTube channel nabyumva, kuko nzakora ibiganiro byinshi cyane bivuga kuri iriya channel yanjye. Ntibatinyuke, bave mu bwigunge, bajya ahantu abacuti n'abavandimwe babona, se abantu nkamwe mudafite ubumuga nabwo nanone bikunze nose nkatwe kugira ngo mbona ayo mahirwe, ntago nari mbizi yuko byagenda gutya pe. Ariko nibatinyuke bave mu ngo z'iwabo, bajye hanze bakore, bagaragaze. Niyarega n'imyuga irahari,
noneho turebye nanone no kuri ba bana batoya, ababyeyi babo nibabarekure babakure mu bikari babasore hanze aho abantu babona. Hari umubyeyi tujya tubona cyane cyane nko mu cyaro niho bikunze kuba, babagumisha mu cyaro mu gikari, ntibabasore ngo barabaseka cyane. Bari ababyeyi bwose ngenda basabye, dore ndi mukuru wabo cyangwa se musaza wabo cyangwa se murumuna wabo, sinzi bose, hari n'abandi utarega, bose nibajya hanze bakore n'imyuga irahari. Uwabuze amahirwe yo kwiga, imyuga irahari mu bantu bafite ubumuga cyane yo gukora, biteza imbere kabisa. Olivier ati mu basore nabo babone isi uko imeze, biteza imbere. In the same spirit of this Olivier's statement, nanjye ndashaka kugira ikintu nongeraho. Bisaba njyewe ubwanjye, Olivier, wowe, umuturanyi, umwarimu, kugira ngo dufashe abafite ubumuga kugira ngo batere imbere. Ntago ari uruhare rwanjye, ntago ari uruhare rw'ababyeyi babo, nta nubwo ari uruhare rw'abarimu babigisha gusa, ni uruhare rwa buri wese kubabwira ko bashoboye. Nk'ubu kose biratangaje cyane kubona Olivier ari no mu bantu bantunguye cyane, kuko amanota yagize muri examen national ni amanota meza, cyangwa na motivation na confidence ku mwana ufite hari ubumuga cyane. Ibi ngibi rero ni uruhare rwa buri wese kugira ngo duteze imbere, dufashe, tubongere, tubavane muri cya kintu cyo kumva ko niba bafite ubumuga nta kindi kintu bashoboye. Urakoze cyane Olivier. So mbere yuko wenda tujya ku musozo, ndashaka kukubaza, twari turi muri session y'ubuzima bwawe. Mbere yuko dusoza Olivier, ubundi tubwire mu bijyanye na entertainment, ubundi Olivier akunda uwe muhanzi? Ese Olivier areba filime? Ese ubundi ukina uwe mukino? Kuko abantu bashobora kugira amatsiko abo bati, ariko buriya Olivier akina iki? Ubundi afite ability yo gukora ibihe bintu mu bijyanye na entertainment? Yes, ubundi watangiriye ku muhanzi n'abankunda cyane, ba Platini, ba Bruce Melody, nubwo barimo kuzimira, ariko uratubwira umuhanzi umwe? Tubwira ati umuhanzi bita Platini. Kabisa ndamukunda cyane uriya muntu. Nanone ikibazo cya kabiri, ukunda kureba filime? Kabisa filime ndazireba cyane, nkakunda filime ya Rocky. Dusobanuye on the top kabisa. Okay, Olivier, ukina uwe mukino? Umukino nkina ekeshi cyane nkunda gukina basket, ndayibasha, nubwo bavuga ngo abantu bagufi nkatwe ngo ntago tujya tugera hejuru ngo dushyire muri iriya ntuza, ariko njye kabisa ndabibasha. Okay, Olivier the basketballer. Umunsi utaha tuzagutumira aho uri gukina basket, utwereke n'uburyo ukinamo basket, kubera ko murabyumva ni ibintu bitangaje cyane. Ni imirimo itangaje y'Imana kubona umuntu ufite ubumuga rwose abasha no gukina imwe mu mikino igoye cyane nka basketball. So rero twajya ku musozo. Mbere yuko nsoza, as you all know guys, this channel never get you bummed. Ntago iba disappointing. It's your time to subscribe, share as much as you can. Comment niba hari ikintu ushaka kutubwira, comment, muduhe ibitekerezo tumenye ibyo tubabwira. Mr. Olivier ahora hari. Don't swear it today, don't swear it tomorrow, don't swear it ever, kubera ko we are here for you guys. Thank you. Kabisa turahari kugira ngo tubavugire nk'abantu twagize iyo tugera, nubwo tukizamuka, ariko ngende hano kuri YouTube channel kugira ngo mbavugire nkamwe nk'abagenzi banjye. Asante sana.